ese biteze akubaye amasaha ukiryamye ese ujya mu nkora iki reka ngiye nkorera kuri telefone sheri mva ahangaha nzi ko ngiye kuzana mba niryamye mbona wagira ngo wenda ushobora kuba ufite nk'uruganda rukora amafaranga ibaze kuba yunahise kandi tubira kuryama twe twirirwa dukora twavunitse tuba twambaye inkweto yaraduhengamiye nibaze ko urwo ruganda ntarwo ahubwo mfite uruganda rw'abagabo bantu cyakora icyo abagabo barakuzi muje abagabo barakuzi kuri rwa rwego nta rugo watambuka n'umugabo wawe atakuzi nawe ubwo urashisha bibaze ko abagabo n'abana beza abagabo n'abana beza nta hantu muri buhuriye ngo kuvuge ntaki nta nubwo ngira abagabo benshi bakajagari ngira abagabo bake bakire bamenyera ibibazo byanjye ubundi bikaba birarangiye mvumbwire rero mba mbona wifata ntabura umukobwa mwiza ibaze ngiye nsa nkawe reba ukuntu mba nimereye kandi abagabo barankunda none ibaze wowe reba ukuntu umukobwa mwiza w'icyuki ushinguye wiri gukorera uduhumbi ijana ku kwezi ngiye ibyo bihumbi ijana no mu munsi umwe sinabyemera ubundi reka nze nkubwire ngiye ibyo bintu byo ntabwo reka nze nkubwire nawe ubundi ugomba gushima mfite ibitotsi ariko ndapfuye kabisa ese waraye mu kabari ndyamye saa 9 za kumanywa cyangwa za nijoro mva narindi kumwe n'umugabo ari kuvugana amafaranga yiwe nose wumva ibyo bintu gukunda nanareka rero nkubwire i Kigali ntabwo wayibamo wifata gutyo barumbwira ukuntu ibihumbi ijana bizakwishyurira inzu utambeye umbwira ukuntu bizakwambika bikakugaburira bikagukorera amabizo yose uba ukeneye ntabwo bishoboka ariko umugabo ashaka kuguhereza n'ibihumbi 800 amaki ubundi aba ari 500 dani amafaranga yose yakorera umunsi none ku munsi ngatekereza mu kwezi wewe ubu naguhemba kahubwira ngiye nitinyira abagabo none no kumubona ari akuze hariya ameze kurya mbamune neza wagira ngo ni papa Shasi nkunda abagabo pe. Abagabo se, abagabo n'abana beza buriye. Nta hantu muzahurira ngo kuvuge. Nta muntu abazabwira ko yaryamanye nawe aba yanga kwisenyera urugo rwe. Uri kumva? Icyapfa nuko aza mukabonana gahunda. Nta nubwo banatinda, ntago mutindana. Araza akahita yigendera ntago ameze nka turiya dusore ujya gusuruka amara umunsi wose. Waje witegeye ugataha witegeye. Rimwe na rimwe akaba ari wowe uhaha n'ibyo murya. Uri kumva? Ubundi nk'abagabo nka 3 undi babanahagije simpaka ngo wirirwe wirukanka igihugu cyose bakimaje amakuru ufite garanti ko bari bukugumane nyine bakugumana se mu biki igihe nzumva ko nyine gushaka nzashaka umuhungu dukundane naho ubundi kwiruka mu basore 1 2 3 4 bakuzenguruka niho handi igihe uzaba warifatiye n'umwanzu ushaka gushaka ako gasore kazaza kakabwira umukunzi wa amagambo uriya mukobwa ndamuzi uriya mukobwa twarakundanye uriya mukobwa twakoze ibi uri kumva akakwicira iki urukundo rwakaba yanakwicira no gukugiye kwikuruka ariko umugabo azana gutwera n'ujya no gukora ubukwe nta nubwo azakuvuga rwose cyangwa abazwe nuko wagiye kuko anytime wowe n'umugabo wawe ni munakene azongera gufasha none mba mfite abagabo bari kumbwira ati se wamaye cyane wagize ute ariko wowe uraho erega sheri nandwe n'abagabo gusa n'abasore bafite amafaranga wica utazi iyo biva niyo bijya dani igitsina gabo cyose ndagitinya niyo nkibonye mba numva hari nyibonamo ibibazo bakugize bate sinjya mbona ubusobanuro bwo kubaho neza kumwe n'abo bagabo uri kuvuga sha ndabatinya pe niyo mbabonye ndanasusumira shanga hakomeze ube nko muri ubwo buzima bwawe bw'ibibazo ubwo sinzi aho bizarangirira bazi telefone yanjye yanamenetse n'ikirahure nta nubwo ako pe sinatinyuka no kujya kuba nashaka ikirahure ngo wenda ngo mfate ushabaze ko mfite n'umusheri ariko siko nabaza sheri wanjye ahubwo se reka nkubaze dana ubu bishobora gute guha umugabo muri uyu munsi ejo ugahundi ejo bundi ugahundi ejo bundi ugahundi wumva utazatanyuka numeze nk'abana bivuga nkaho ntago ari uko bigenda ndanibaze ko njye na sheri wanjye yazanye iyo ngingo mpita nshakira aho mpungira umugabo mu gihe nyine igihe wumva uri muri muduri umeze neza se kujya muri muduri mugahura njye na sheri wanjye mbwiye ngo tugende ngo mu cyumba ngiki mpitamo guka nkahita tutube ubu kuno mbona gusa uriya muhungu we birumvikana kuno mbona gusa sindana ko n'ubundi ntacyo yendaga
kukumarira, ntawe wendaga kuva, ntawe wendaga kugushyira, ni uwo Erega kugukanyurira ndamukunda. ubusa. Bebe, ndabibona ni ukuvuga ngo ngiye n'imbuto utari uko uje gusa. iki cyuma ko se ubwo wagiye ugicaza? Ese ntabwo kiri gukora Ntabwo gica no. gityaye birenzeho ngo wazashiduka wikebye. Mba ngira ngo buriya nkurinde nyine kugira ngo nugikoresha nunakora accident ntikikate. Byose ko kirakomeye byataye. None cyangwa we nawe ukate. Oya kandi ari we nahaye nyine ngo utunganye. Ese ubwo yaryaho? Ako gatoya. Ntabwo. Kandi ari njye wayiguze. Ese ko wayiguriye? Ko baye nka abana niba uyigurira akantu ko kurya wamubwira ngo mpaka kwima kandi umaze kumugurira. Nanjye ndega nanjye usubona ko nari umubebe. Acyura umubebe wanjye n'ubundi. Okay. Nese baby na bebe bitandukaniye he? Nguhamagara baby ukitaba none mvuze ngo bebe. Bite? Kararyoshye shaho. Ngamasheri. Sibambara ukivumbura ko. Oya. Ndakuzi. Mbuga kameze gute? Okay, uri murarya nkumva ndahaze. Kambe gentleman. Okay. So baby. Uyu munsi mu gitondo. Okay. Gambasa. Urumva? Uyu munsi mu gitondo sinzi impamvu nabyutse mfite ubwoba. Bw'iki bibi? Narangiza inzozi zitari nziza. Naraye ndose wanyanze. Ngo ndimo ndakwirukanka inyuma mu ishyamba simbuka imisozi none wowe wari urimo uraguruka. Bibi. Kinka gusiga. Shana birose gutyo nyine gusa nyine nakwakundi ubyuka ufite ubwoba bw'inzozi warose ugira ngo ni ibyanyabyo kubw'amahirwe nagiye ko mbona mi telefone mbona message yawe ndavuga ni ibya bindi byari inzozi burya. Izo nzozi zawe rero uzibwire zisubireyo zongere zishaka ahantu zijya kuko izo nzozi ntabwo zigera zibirimo. Really? Ngiye kugusiga nisubumva n'indi muhungu wakuruta kuri nosi watuma ngusiga nkagenda ko. Gusa nyine byari biteye ubwoba kukubura. Biriseri. Ngo nyine wumvaga wapfa byo mufite n'ubwoba. Umve ngo gukanguka. Abandi bakanguka babanjije gufungura nk'ijisho rimwe gutya ariko ngiye nahise nsimbukira mu kirere. Natabawe na message nawe muri telefone. Ubwo nyine wari uri kubirota nanjye ndi kukwandikira message ndi kuvuga ko yego. Urumva ubwo winzozi zawe ziza zicurana. Ikiza nuko ntajya nkabya inzozi. No wundi nagombye kuba n'ubwo mfite ubwoba. Bibi. Ndi umunyamucerega kuba ngufi. Ndi n'umunyamahirwe ukomeye cyane. Gusa nyine baby nanjye sinya mbona ubuzima nyine utarimo tu. Sinjya nibaza ukuntu naba mbayeho. Rimwe na rimwe nyine hari igihe ibyo twifuza bitaba ibyanyabyo ariko nibura wowe uzaba wanyawe ndakwingiza. Bibi. Ndagukunda ku buryo ntashaka kugusiga ngo ngende. Nanjye ubwanjye namambuza ikintu nkunda mu buzima kuko namambuza urukundo. Ndamutse ngusize nta rukundo nawe mfite. Kuko iyo nkubonye mbona urukundo imbere yanjye. So kugusiga nkagenda sinzi nimba hari ikindi kintu mu isi nawe nsigaranye. Noneho amagambo meza ugira. Ntabwo ashobora gutuma umuntu yiheba. Ntabwo nzigera ngenda bebe. Really? Urukundo rwanjye rwa mbere ndetse n'urwanyu. Ubu turifata n'urugi. Ntabwo ngwino hano ngo webere warugiye. Ngende ifata we ni wowe rugi. Ngende urugi cyangwa urugi cyangwa kanumve. Ntabwo ndi kumva meaning yabyo. Ako nyine tureka no gutebya. Mu byiza nzabamaye. Ndetse no muri bya bihe bikomeye cyane. Nabwo nzahaboneka. That's my wife. Ntabwo nzigera mba ahantu utari bebe. Uwo niwe mugore wanjye. I love you. Ahubwo se I love you baby. Ahubwo se nawe uhari ku bwanjye. Baby. Ntuzigere unashidikanya na rimwe. Kubera ko
nta njyewe nta wowe ubwo turi umwe already. Baby abakobwa twe tugira imibiri ihinduka ejo nshobora kubyibuha cyane nkazana amatama n'ikida kinini. Icyiza rero ni uko sibuka ku munsi wa mbere umbaza ngo niyihe mpamvu yatumye ngukunda, sibuka ko nabuze icyo nsubiza. Nakunze wowe, ntago nakunze shape, nta nubwo nakunze isura, nakunze wowe ukuri imbere indani. Ngende kumva ayo magambo arandyohera nkumva isi n'ijoro byose ni ibyanjye. Nanjye ndahari nk'undi nkoranya kubwira sheri. Yasanze mbase reka twigire mu nzu. mu nzu ibyo Mashaka tujya mu nzu nyine. kabwo ngo kandi kantu Reka tujye ukarira mu nzu. bibi ndanze Imbuto bazirira mu nzu. hoya bibi bazirira hanze ku kazuba. Okay, noneho reka twumvikane nk'abarya imbuto. Bibi wagiye kama blague ni Tujye mu nzu nta kibazo bibi. bibi ntabwo turi bujyane mu nzu pe, ahubwo icyiza reka twihutisha ubukwe kubera ko nakubwiye ko bitazakona mbere ko ahubwo se ni ryari. Bebe nyine ubwo reka tubyihutisha uko nyine mba numva gushaka, mba numva ko tugirana ibiganiro birebire, ubwo rero biratuma tubyihutisha cyane kugira ngo tutazakora amakosa ntazagutenguha. That is my husband. Alright. Wadana. Yo. Vipi? Wow, you look nice. Thank you. Ariko nawe Ibi ngibi si ni amafaranga umuntu ari kubona gake gake ariko nta bintu byadanje. nanjye ndaho Ushobora ufite akazi keza muri iyi minsi? akazi se kiki ngerega ntabwo ubu nkivuna nk'urutuzi amafaranga araza gutya. Okay. Ibanga ni irihe? Kuko njye ntabyutse ngo njye guhiga biragoye ko nabona umufungo. Amana jya umbabarira kabisa. Ese ubwo uragira ngo umbwire ibanga ry'akazi kanjye nawe uzagakore, uragiye uzakarangire mushiki wawe. Ariko byaba ari sawa tumbwiye umuvuno wasanga nanjye nazanye inzirabura. Shangiye rero nifitiye abasponsa. Gusa njye wantayemo. Nanjye mba ndaho ngaho nta kintu nimba ari uko wenda amafaranga atangiye kuza vuba kuko nyine nkeneye umuntu uzanyitaho nanjye. Ese niba ufite amafaranga ufite ukuntu yabona kandi bitakugoye udakoresheje imbaraga. Yego uko umuntu yiga amashuri menshi ni nako akazi agenda akora akagabanuka amafaranga akiyongera. Ashobora. None nawe ko wize ukaminuza ukongera ukaminuza ukongera ukaniyongeza abasponsa ushaka nabi. Wewe ntabwo wenda njye nshaka nyine umwana azayigiza tugasangira nayo mafaranga. Umwana ufite mugasanya amafaranga yawe. Wowe ni wamubura. Nyize ngo urashaka uzajya kumenamo nawe. Abakunda mose. Reka mbe nkoresha ngaho y'abakire. Gake gake bizacamo. Nawe uzajya yawe bwite. Ako nyine sinkweshye ntabwo ari ibanga ndabikeneye. Serious? Nyine ntumve ari blague nyine ngo ariko nanagutamiye cyane. Ibaze ko ndisingwa nyine kubangana gutya. Ndataha nkaryama nkabyuka nkasura mu kazi. Iyo umutipe nyine w'inshuti yawe mwakuranye ariko kuvuga ngo wamaye passe wisiko nawe uri singo. Wewe wamye kuri ta. Shikaritsa abana beza nk'abase. Komana. Akubwe beza nkanga barari muri quartier. Cyane se umushiti wanjye twanana. Oya se muze dusuze mani. Nana. Ako ngo nuko ndi mugufi nago wambonye ariko. Nana. Umeze neza? Isafata izina ryiri ku mwana. Nturimbwiye. Nawe yitwa Rwego. Ni byiza. Ko kuri hano se uparitse mu n'umushiti wanjye nyine nanjye twe duhugana tukubona. Nanjye mvuye mu rugo naringiye mu nzu. Ngiye mu mujyi ese kuri ujye ushaka moto. Umuhanda nawe kugira ngo umuntu abone umumotari arinze. Ariko nanjye ntabwo ndi butinde hano nanagwa ride ariko ngo kugezayo. Gusa n'amahugurwa. No, uya nta kibazo uyu nguyu se. Nose wogiye. Njye nari ndana muri quartier ndi kwitambuye. Naye n'umuntu yaje kurebamo twarangize.
n'inshuti yanjye twarakuranye yaje kuba umukire. aya ntubitekereza nta bukire bwinshi buri aha ngaha n'abudusige pe. maze umwana twakuranye akaba asigaye afite iyi modoka ngenda ndacyari gupitapita. oya dana wibigira ibintu birebire nawe ahubwo se wakwinjira mu modoka nkakugezayo dana ubwo tuzasubira njyewe se reka yego ko akugeza nanjye mu niyo nta nkorera kibazo ikamugeza umushuti wanjye nabi ndamwize uyiye no it's okay dana bye ahubwo no ifungure umva umukobwa wanjye ndamwibi oya nta kibazo ana ni inshuti yanjye nawe uri inshuti yanjye genda nyine. This was so nice. Uyu munsi ntabwo nicuza kuba narahuye nawe. Wanshimishije. N'amagambo arabuze. Sinzi ukuntu mbona gushimira. Ni iki wifuza mu buzima nzakiguhe? Ikindi twifuza ko waguma impande yanjye ukaba uhari igihe cyose nta kindi. Only that? Yeah. Niba itari byo nzabiguha. Really? Yeah, niba itari byo nzabiguha. Thank you. Umusezeranye reka nzahaba ku bwawe igihe cyose uzankenera, naba ndi mu kazi naba ntari mu kazi, naba nishimye cyangwa ntishimye, ngomba kumenya ko bishobora kuba wishima. Urakoze cyane. Reka baze ushobora kuba wishimye kuko nishimye cyangwa nishimye rwanda rwanjye njyenyine. Uri gutekereza iki? Ariko ndebye ukuntu ureba mu maso yawe ameze, ukuntu uri kumwenyura, ndakeka byaciyeho. Ndishimye cyane ndetse kurenza uko ubitekereza. Ubu tuvugana ndi umunyamahirwe ko kugira uruhande rwanjye. Utangiye kuntera ubushagarira. Come on. Ushaka gusubiza ibihe inyuma wambabariye. Nari nk'uduropinze mugeze mu rugo. Ndabizi ko dukureba gate yo mu rugo. Ndabizi ko ngomba kwinjiramo. Ako kanya nkumva nta gusiga. Nana, kuki uri gushaka kumvugira ibintu? Waritse akabari ngibivuga basi. Imbaraga zo kugusiga sabwo urabona ndabizikore. Okay, basi ndagenda ndatereka hano telefone. Ngende tuvugana video call. Sikuno byo bihagije. Sibyo. Uya ntugire ikibazo. Okay, ikintu ushaka very soon turongera duhure dukemura ibintu byacu. Basi ejo. Sibyo. Ndanze. Oh, come on. Okay, ngo dukomezanye dusubirane mu rugo. Nabyo hoye. Oh yeah. Wese ushaka iki? Okay, ngambira. What do you want? Akatuba twemereye kumwe gusa. Gusa hari utuntu ntatunganije two mu kazi. You know, twari turi kumwe tumaranye igihe kitari gito, ariko ngomba kugira utuntu nitaho. Kazi n'ahandi hantu.
ndebe no mu rugo ukuntu hasa ibuze ko nahasize please basi byumve mbabarira byumve urabyemeye nana karame ndagukunda ndagukunda cyane kandi ntabwo nzagutererana urakoze cyane uri kugenda nyine usezeranya ibintu byiza nkumva nyine sinshaka kuva imana okay noneho ngiye kugutegurira ibindi byiza biruta ibi ngibi byo gusezeranya ko hari ibintu azirwa nkubwira ahubwo nzagukorera ukabibona ko because urukundo ntabwo ari ibintu bavuga urukundo ni ibintu bakora rero ngomba kugerageza kugukorera ibihwanye n'ibyo nakakubwiye kuna surprise nta kibazo nzagutungura bikurenge thank you love you I love you too mukingurire cyawe Allo? Yes. Yves uri he? Narindi muri quartier zacu na cyane. Akoze akazi warakanze vipi za? Oya, akazi ntabwo nakanze nuko nyine uyu munsi hari habayemo utuntu dutuma ntaza ariko ndahari. Hari ikintu mwabuze se? Yes, ku kazi kano kanya urakenewe byihutirwa kandi niyo modoka iri hari. Wihuse. Bise hari ikibazo cyabaye se? So, sinzi kunabisobanura kuko ndabona were nkaho sinzi company waragize yawe hari. Ikigo rero weza n'imodoka ibindi urayimenya hageze. Gusa urwandiko rugusezerana uko rurateguwe. Oya. Se ntabwo mwanyirukana boss. Ntabwo mwanyirukana. Reka nze mbasobanurire ikintu cyabaye nyine mu rugo bararwaye. Nta bintu byinshi sinzi imenya hari company ushaka kuyibohoza sha. Oya ndaje reka nze mbasobanurire rwose. Sawa bangutse imodoka ni ikenewe cyane naho niyo wakana. ese kutarya shawe wariye ngerega mba amazi ndi kujya kuri tayi burakuza wirira muri kujya ku matayi shani uzakoresha iki none siporo nawe reba ukuntu uri kungana wagiye ubwo nawe gigabanya kurya duke nyine ungane nkanjye nta kintu na kimwe nabikoresha none njya muri siporo rero iyo nkuru ntabwo nari nayiguhaye ubu nsigaye mfite sheri ngo umwana nkawe usigaye ufite sheri nsigaye mfite sheri biri seriyesi cyangwa uri kunyinisha ntabwo nakubeshya urabizi ako si ibi bikuje ubundi gukirangiza segonderi urabura gutekereza gushakisha ikintu cyo gukora ugiye mu buhungu koko kugira sheri bitwaye iki ubu se nimugira akajya twishyurira inzu uzako gati muzakagirara inkundo zatangiye no kuzishyira mu mibare none se kwita yose yayaguha umva ni bogari gusa mbabarira utazamutwara gusa ase mutwara mujyana kuko umutwaye twaya turara tunigana reka rero mubwire njye mfite umusore dukundana umwe nawe nta biri aho ngaho gutyo gusa azambona neza ari uko twakuzuka hari wowe njyewe nyine sha ase mbona gute bazi nyamubona uri mukuru wanjye
nawe tekereza mukuru wanjye ngewe ibyo nkora ahubwo mukuru wanjye ibyo akora ubwo mpita nifata ngewe nkahita nishyiramo narabaye mukuru wanjye mukuru nkahita numva ibyo ukora oya nta namwe bibonye ngewe nyine nta kiza kimwe na kimwe njya mbona munsi niyo mpamvu najya nanafata n'umwanya munini wo kuba namarana nabo cyangwa nagira ibindi bintu bitandukanye nkorana n'abasore uracyari muto pe wikiyangiza ujya mu basore kuko nta kintu na kimwe abasore bazakumarira nta n'ikintu na kimwe bazongera mu buzima bwawe keretse kukwangiza gusa bakakureka ukagenda ukaba umupfu wigendera nese ko wowe umbwiye ko ukundana n'umwe nanjye ninkundana n'umwe ntabwo nyine azajya anyitaho byonyine akujyana no mu bindi bintu bitari ngombwa njya mfite umukobwa w'inshuti yanjye ibaza ko ajya ambwira ngo buri munsi ngaryamana n'abagabo barenze 3 ku munsi nawe rero nutangira gake gake niko kuntu bitangira bizi uzashiduka utagifite garuriro nifata yangiye urumva ntago ari umugabo ni umusore sisura cyari umwana ariko wategereza byibuze n'imyaka ikabanza ikiyongera nese nakicaramo basi mbangira ngo mbone n'umuntu tuganira kuri telefone nawe wibereye uri kuvugana n'uwo mugabo wawe ngiyewe ndaho nicaye basi ubwo wumva kuvugana kuri telefone cyo kintu cyambere kirenze wajye wirebera films sha zirarambirana rega nazo wareba filime guhera ku wa mbere nta muntu muganira nawe uri bize gusa urumva basi we azajya tunaganira tere story nanga ari igitekerezo cyiza ikiza no kuba wakwikumira ahantu hamwe ukaba wicaye nyine mu rugo wituriye ese n'imyembe ko n'ubutangiye kunuka imyembe iranutse uhaze ahubwo rya n'uyu nguyu umare rya n'uyu umare umudarandiye yanda wavugaga umwembe se uranutse mu nda njyewe se ntwita ubwo ni njyewe ntwita njye se ni ikibazo cy'umunani ko numva utanuka nyine ndananiwe naraye ntashye bwije kunanirwa ni rimwe unaniwe se niyo wasohotse ukaza unaniwe cyangwa wiriwe mu kazi kutagira iseseme cyangwa ngo mu nda hakurye mu izina rya Yesu shu nimba ari malariya nimba ari inzoka mba mukuru wanjye nkunda wingira injiji namaze gukura bebe wambabariye koko waretse kumbeshya icara hano ahubwo tuvugane buri mukuru wanjye ari gutangiye kungira injiji ugakabye inda wavugaga nzatwara wowe warayitwaye jewe none se hari undi ndi kubwira erega ibyo bintu njyewe narabyize icara aha icara rwego rero dore na nguyu ndamukuzaniye ko mureba gutyo ntabwo uzi ikibazo afite ese mujana gukora icyo ahubwo tuje hano gukora iki narabahunze narenze uko ngubu byaranye tuzongera guhura ubwo se muba wahunze nanjye ndimora ubu njyewe urabizi neza ko utampunga ariko ese nimerangiye nimero yawe si iki njye navuganye nawe njye nta hantu wancikira ameze nk'umuzimu ni waryama wandota dore nguyu ndamukuzaniye mu magambo make na nawe amuteye inda aratwite nta bindi ryari ntabikubwira none uranyibuka sheri kumbaza ngo ryari ngenda kwibuka kandi twakundanye ryari twakundanye iminsi ingahe ushaka no kwicara ndamenya
oya nta mvuga nta twumvikane iki sheri gace ibintu tutware gace umuzamwe n'icyanga sheri urabizi neza ko ari we muhungu wa mbere twaryamanye nta wundi muhungu mu buzima bwanjye unzi nutangiye kumbwira ngo nta muryango urimo hano ngo nta hantu ho kwicara hahari nanjye ntabwo ninde wakubwiye ko ku nshuro ya mbere umuntu yatwita ahubwo sinde wakubwiye ko ngiye ku nshuro ya mbere umuntu atatwita kora kugira ngo ngure n'ikinini ntabwo wabyazana ko ntabwo nabimenye nyuma uretse gute se ugitwita aho abandi batwitira se ntabwo ibi hafite wamuteye inda ari kugenda yangara wicaye ahangaha urimo urarya amakaroni ererere mbese ubu ngubu ngenda byishimiye njye nishimiye kuba ahangaha wabyishimira utabyishimira ubuzima bwose bukurikiyeho bwanana mugomba kububanamo kuko wamuteye inda uyu mwana akazavuka ari kumwe na se na nyina nta bindi ushaka iki ndashaka ntumbwire ko unwitinda kuko ibyo byose ntabwo urimo ntabwo ko gutwitinde se wirira urabona ari papayi basi mukoreho wumva oya mbabarira rwose twe ntabwo tujye dutera inda zimeze gutyo mugeri kanteye gusa ubu ngubu kuko umwana utaranaba n'uri umwana aguteye imigeri kuko uretse gukabya no kubeshya iyo migeri ni nk'iy'abakariteka cyangwa abakinnyi ba futuboro aho uzagenda ushaka abandi bakinnyi bishyiraho ngiye utangiye no kumimbira ngo abakinnyi b'imipira nawe urena bose twumvikanye ariko burya bigeze kubimbwira ngo abakobwa b'amasugi ngo batera n'umwaka umwe agahinda karongora indushyi cyangwa ndakumenyesha ko natari hagararaho twumvikane uyu muhungu ndamugukubitira mu maso tugende tuzi ko iki dana kamubwire njyewe iwanjye nahageze ibishoboka byose sindi buhabi ni karibu rwose mu rugo injira nibura gato uzayishyura n'ubundi nari nabuze amafaranga yo kwishyura nana injira ugende uryame usinzire niko barumbwe iki reba nk'ibintu wankoreye kuko mu by'ukuri ngukorera ibiki kamufite kataza no kubara igihe cyabo arangije ntera umwaka umunsi wa nyuma duherukana imodoka bahise bayinyaka ku kazi bahita banyirukana ngo kubera iki twe tumaranye iminsi 3 ntajya mu kazi nta yaguteye umwaka cyangwa waragiye urarangara wigira ikigoryi wibagirwa inshingano zawe ufite mu kazi barakwirukana abakobwa b'amasugi bose batera n'umwaka abakobwa b'amasugi batera umwaka hanyuma se abahungu birirwa barongora hasi hejuru barongora abakobwa ubwo ngubwo ahubwo imyaka wavanye mu bandi bakobwa niyo waje umushyiramo nta wundi muhungu yarazi none reba imiruho umuteye ubu sigiye imironda singiye kuyikorera umva rero mubwire nana ntago ari bujye kubyarira iwabo agufite ari we wamuteye inda ari we wamutwariye ubusugi araje ahangaha mubane wajya gukora ikiyede nta boyfriend yagiraga wiki yagiye kamusanga wowe uribuka umutereta nana yari yaririnze arakwizera nanjye ndakwizera nzi ko inshuti yanjye nguhereza inshuti yanjye nawe uri inshuti yanjye ndaba ngo mukundane muri inshuti zanjye none ibibazo biraje nako ntabwo ari ibibazo ubundi biriya ku bandi babyita umugisha Yves akudana uzi ko nsigaye nkora akazi k'ubuseriveri ako kazi rero kagomba gutunga urugo rwawe uhembwa ngahe umugize n'amahirwe umunsanzanga ni mugoroba ubuze nkiyo muza kumuko mutari kumbona umva mubwire ako kazi ukora karaza gutunga urugo rwawe n'umugore wawe n'umwana twite nta bindi cyakora nizere ko zaye amafaranga yo kwishyura rent ntabwo baraduhemba kandi rero haraho iminsi 3 ubu se urabona akora iki urabona afite akazi burase urabona yorohewe araruka mu gitondo saa 6 na nijoro akashyize mu nda kose karagaruka kuki ngendera mu Kigali cy'abandi basore reka wumve ko umuntu afite udufaranga Yves reka kwigira imbwa fata inshingano nk'umuntu w'umugabo niba wateye inda ibintu byose bigomba guhinduka niba wakoze mu kabari nijoro ku manywa ugomba kujya gukora ikiyede uri kumva niba wakoze mu kabari ku manywa nijoro ugomba kujya gukora igisekirite ugatunga umugore nta bindi karabaye nyine reka nshaka shaka uramgoga ni mwiza nana ndajya mumenyesha ko ndi gusoza oya ubwo ndabashyingiye mu izina rya Yesu kandi ndatashye banyitadana